umva ibintu byose nawe bifata bishyira ku murongo niba utabishoboye sohoka utaha. umva mubyukaho mvaho. ariko sheri nuko umbwiye kandi ibi byose biri guterwa na Rake ari we mukuru wanjye muri uru rugo. Umva Rake ngomba kumwirukana akava muri uru rugo. umva maze mubwire Soso Rake nta hantu azajya. ariko ubundi Rake uri kumbwira iyo magambo ameze gutyo wibuka ko Professor yahoze ari umugabo wanjye. ariko se Rake kubona muri umuntu wawe yananiye koko. ubundi ibintu bijya kuri mu cyumba cya mukuru wanjye ubundi Rake yaguhaye iki kugira ngo ujye kuri mu cyumba cye? ubundi aho kugira ngo njye kwirwa nshaka undi mugore wamba uri ukambera umugore ko n'ubundi ibintu byose hano muri uru rugo ari wowe bikora. Barasaho kugira ngo Professor nyirukane pe mbabarira umunsi abiri mbabazi aho kugira ngo njye kwangara nzajya nkora buri kimwe icyo ari cyo cyose muri uru rugo. Nzakora igishoboka cyose Rake mwice ubundi subirana umugabo wanjye. ubwira ikindi irindi kosa wakoze ndetse rikomeye cyane ari naryo rihora rikugonga igihe icyo ari cyo cyose. wowe wafashe Soso uzi neza ko adakunda Professor, urangije urabahuza urabashyingira, urangije umubuza ko aryamana n'umugabo we kugira ngo ubone aho uhera umwisanzuyeho wenyine. urabyumva? urangije uranarusenya, ni wowe ubahuje aba ari nawe urusenya. Professor yatakarije ibintu byinshi cyane, yarakoye yitegura ubukwe, ibintu byose yakoresheje nawe urabizi, kandi byose ari imipangu yawe. icyaha warakigambiriye uragitegura, imigambi yawe yose uyishyira mu bikorwa. urumva akureze baguca amande ndetse banagufunga. umva uburemere bw'icyaha wakoze. Gikaka niyo mpamvu nanjye uri kumva ndi gukoresha ibishoboka byose ngo mbe nakiyunga n'uriya mugabo ibyo byose bitaraba, ikindi n'urugo rwanjye rutarasenyuka. niyo mpamvu rero ndi kugira ngo mfashe nyine ntabwo byoroshye nako. ndabyumva ufite ikibazo, ariko kandi ubufasha bwa mbere ngomba kuguha ni uko uraba wiyunze na Soso mwabikemuye mwabishyize ku ruhande, kuko Professor we urebye ntabwo ari ufite ikibazo cyane kuko ubu yifitiye umugore utuje, baratuje bameze neza. ubwo rero nibikemura na Soso gikagenda genda ugende wige kuri icyo ngicyo, numara kugikemura ibindi uzabimbaza. Mana yanjye se koko ubu Soso niwe usigaye ari ikibazo. ibi bintu biramutse bigeze ku mugore wanjye nasenya. ikindi ndumva biramutse bigeze mu mategeko bahita bamfunga, akazi kanjye kagahagarara, ubu pasiteri nkata ku ruhande. ntabwo byoroshye. okay, igisigaye rero ndumva nakura mu nzira Soso, ndumva namwica. byose bizanyorohera. yewe akanzi ariko nshaka icyo gukora tu. ariko se nikamubaza urabanjye nshuti ngende ningaruka nsanga ntiwantangiye amafaranga muri koperative. amafaranga yawe se? amafaranga yawe ntabwo natanga, ubwo se natanga amafaranga yanjye njyenyine tubana nk'umugore nkunda tubana mu muryango. none se umugore ntabwo uzi ko ari umubiri umwe n'umugabo we? narayatanze amafaranga yawe narayohereje, ahubwo sinzi uko byaba byaragenze. hari ikibazo se wabonyemo? urasanze ari zero. warebye? yego nyagasani. amafaranga yawe narayohereje, ahubwo keretse niba Venusi hari ukuntu yabigenje njyewe naza kumubaza. nawe ugomba kumubaza. ni zero rwose nta kintu kiriho. urabizi ko umuryango wacu ari umuryango wumvikana, kandi urabizi ko umugore mwiza nahisemo. ntanshoboye. none se reba imyaka yose tumaranye, ubwo iyo myaka yose tumaranye ubu ni ukuvuga ngo nafata amafaranga yanjye nkakura mu mufuka nkitangira wowe nkakwibagirwa? ntabwo byanshobeye. ndavuga se umuntu uze aho nari nagiye ariko buriya ni ubutumwa nari nagiye. ntabwo ngewe mfite amacakubiri mu rugo rwanjye. uranyobeye se? uranyobeye ko mu rugo rwanjye nta macakubiri abamo? nta satani nshaka kutuvanga. hari ikintu uze nigeze nkubeshya mu buzima bwawe? ntacyo narya ntaguhaye, ndabizi rwose. ntacyo nanywa ntakuzaniye. si wowe ngese. none se ubwo se urumva amafaranga yawe niyo amafaranga kenshi aba ari mu mufuka wanjye, ubwo nakuramo ayanjye nkatanga yanjye, umwanya wanjye uzasanze uriho. buriya ni satani yashatse kugira ngo ituvangire. satani izane amacakubiri. satani ntabwo yabona inzira mu rugo rwanjye. ariko se sheri ko nzi kubona udatuje gusa amahoro
buri kanya mbona wagira ngo sinzi ihungabana ufite umutwe wawe ufite ikihe kibazo? Sheri none se uvuye kureba Ange se? Yego mvuyeyo. Sheri nta bandi bantu kuko mwigeze muhura nyine nta bandi bantu mwigeze muhura? Kandi reka nkubwire sheri ndabona ugiye kunkura mu mwuka. Ntabwo nzi impamvu iri gutuma buri kanya umbaza ngo abantu ngo ibyo twaganiye ibiki. Ikibazo ufite ni iki? Ko mbona ufite ihungabana mu mutwe wawe? Sheri mve mu mwuka ndakare nkwereke. Oya ntabwo nshaka kuva mu mwuka. None se ikibazo ufite ni iki? Ko mbona wabuze amahoro. Rwose umva mubwire bitewe n'ibibazo maze iminsi biba mfite impungenge ko abantu none si ibibazo bihe ko nagiye kwiga nkabanje amahoro nagiye amahoro ngarutse ayandi meze neza urugo rwacu rumeze neza nta kibazo mfite nta credit ya banki dufiteho nabo bari kutwishyuza ntaki sheri ikibazo ufite ni iki none se kutambwira mbwira ikibazo ufite ni ukuri pe umva mubwire sheri ikintu nari gushaka ni ingendo zawe rwose mbabarira dore isi iri guhinduka ndetse n'abantu bamwe na bamwe barahindutse ntabwo nshaka rero kuva hano mu rugo rwose mbabarira ariko se sheri reka mubwire mbwira ukuntu abantu bazansura ngiye nk'abasura sibyo kandi reka mubwire sheri kuva nagera aha ngaha nabonye warahindutse nubwo navuze ngo warahindutse ariko nubwo wagira ngo ufite ihungabana mu mutwe wawe ufite ibintu byinshi mu mutwe wawe mbese nyine cyangwa niyo misatsi yaguteye ihungabana ahari ibyo bisatsi ngiye buriya n'ubwanguye ngo ni ukujya ujya utanga urugero ngiye buriya ibyo bisatsi rwose birambangamira umuntu uko kunywa pasiteri ihungabana ahuye naryo ni irindi udashaka kumbwira mu by'ukuri ntaryo rihari narikubwira nyine urumva nari ngukeneye ndagukumbuye nta bintu nshaka byo kujya kwirirwa ugenda ingendo zigabanya ndashaka tubanze dutuze banze nshyire urukumbuzi ibintu byo kugenda rwose byo kunyaragurika ntabwo mbishaka ikibazo ni uko nawe nagiye ntigeze nkakurisha utazi naho ngiye ariko rake ubundi imikino urimo wowe urayizi neza ubwo se wowe ibyo urimo urabizi reka ndabona watangiye kungabaho ibitero ngo urashyigikiwe marume avuye aha kiriya gikecuru nacyo gikanura nk'ikirozi nacyo nasanze cyicaye aha kera ntabwo ari mama mama ko namuhange ndahazi wabyumvise neza ariko yarakureze basi ujye umuhana nako gaciro cyari kizanye aha ngaha ko nanjye ngasanga rugaramye hano muri salo soso ayo magambo niwe ari gutinyuka uzi ukuntu yakureze ngo yarandeze yantuze amezi 9 azazi ko igiseke ryana ariko yakwitaga akakwambika gukorera mu kanya biriya bijumba yirirwaga amaze mugaburira ingurube buriya ya ariko rwose ariko birengaje ko arabaga nzi nyina urumva neza ubwo rero babaye mu kubera kigikiye agushyigikiye ahubwo mwese muri kwibeshya we na kiriya gikecuru n'amahoro yewe ahubwo we ntunsetse erega iyo umuntu akoze ibyiza agomba gushimwa kandi agashyigikira nawe gerageza ukora ibyiza urebe yuko abantu batagushyigikira bakakujya inyuma cyangwa shawa warabarose kandi we simwizeye ushobora kuba wenda warabaroze buriya nabo ibintu barimo baravuga wenda bashaka ko batabisobanukiwe neza ushobora kuba ufite wenda nk'inzaratsi cyangwa nk'amarozi wazanye muri uru rugo rwinjira ese ubwo soso utinyuka ukavuga ngo narabaroze ni bangahe mu muryango w'iwacu baroze cyangwa ahubwo uraba ufite shaka ubwambare wo muri iyo mikoboyi yawe dore ko n'amabi yose ari wowe uyazana mu muryango wacu ngo mwambaro wo mu gikoboyi ariko igikoboyi cyanjye cyarakuboboye cyarakuriye se ntabwo ujya ukirarana nkirarana si ubwo mbuze ubwenge nkawe ni gute umuntu muzima niba wowe umva nimba utakirarana ni uko umukunda naba nyikuramo se njya kuryamana n'umuntu wakunda habaye gusa reka nkubwize ukuri rake nushaka ugende gakeya urumva kubera ko nutagenda gakeya hari igihe bazagaruka hano muri uru rugo baje kugushyingura kandi ndabikubwiye urumva nawe n'umugabo mwapanitse barimo murantega iminsi mwebwe se muzi imana yanjye narakubwiye ngo urukira mukasoro ugatwara nyoko ntiyagiye nyoko se ntawe ni wowe uzagenda mu cyimbo cyanjye yewe data wenge ntabwo ndi mama wawe ahubwo se ngize mama ameze nk'agahinda nagakira wamukura reka ahubwo se ngize umwana umeze nkawe koko urumva njye ntakwiyahura ahubwo wajya gushima imana mu rusengero ese nkubaze ko mama pasiteri yaje urajya he nabimenya ariko ko yaje ndabizi nabimenya ko yaje nanavuyeyo urumva ese wavuyeyo wavuyeyo ku muryarya wiyorobeka nawe ngo we nzagusaza umva umuntu wese uzagerageza kumwinjirira mu buzima
nzamusiza kubigeza aturumbuka akiruka n'ubu uzasiza njye ntabwo nawe sheri nta kibazo nyine humura ntabwo nyine nzongera kuzangenda nimara ibyo ushaka nese kuri umutware wanjye kandi ngomba kukumvira no kukubaha nyine nta kundi nzajya nyine nguma ahangaha mu rugo nyine njye ntabwo nakubuza kugenda pe sibyo naba nanakubujije uburenganzira bwawe dore ko utajya unanca inyuma nta n'ikibazo ufiteho ya nibyo ariko kugenda jya uyoboka ahantu ugiye sibyo ugende nyine ujye gusura umuntu nta bintu byo guhagarara mu nzira nuva hano ugiye guhaha ugenda ugiye guhaha nta bintu byo guhagarara wumva amatiku y'abantu bakubwira oya ibyo bintu nibyo ntashaka naho kugenda byo nta kibazo ikindi ntabwo kugenda gakeya ntabwo mvuze ngo ujye ugenda buri munsi nzishire dore ikibazo mfite navuye ahangaha mbwiye ngo ninsige nkuteguriye nyine ngo ibiryo ngo urashonje urangije ingendo utari warya ndagarutse kandi nabishyize no mu isoro rishyushye nsanga utari warya nisunga ubu ndabigenza ne mu by'ukuri ikibazo ufite gituma udashobora no kurya ni ikihe ndetse basi nuko ntarimari ngo musangize mutere apeti nyine urabona shusho rwose pe ubyumve kandi wagiye numva peti irashize noneho nari mfite n'ibitotsi ukuntu mba ngiye kuryama ubwo rero niyo mpamvu unagarutse nyine ukabisanga ahangaha mbese sheri ngaho basi nyine ibiryo biracyashyushye ngo genda basi ujye kurya sibyo umva nkubwire bera rwose nyemerera ndumva nta biryo ndi gushaka ndumva nta peti mfite ubu ahubwo turaza gusangira ibya nimugoroba ase sheri umuntu w'umugabo akunze ukuntu abagabo bagira inzara urambwira ngo urageze nimugabo atari wajya mu gitondo na breakfast wafashe saa sita nta lunch wafashe ngo nese ubwo urumva sheri kuko kumva atari ikibazo ese mbwira ikibazo ufite ni ikihe wenda mamagare se basi ba mwarimu baze badusengere nimba ari n'ibibazo ufite wenda mu mutwe bigende umva uri kuvuga bene mwarimu bene ntabwo nshaka no kongera kumwumva tubyumvikane ngo nacyo reka mamagare ba susu ba diyakoni nyine baze wenda bazane n'abandi ba mwarimu baze wenda badusengere kuko sheri ndabona hari ikibazo gikomeye cyane pe si umubwire ngo iki sheri tuza ndaza kumera neza wigira ikibazo rwose sibyo nta nubwo ushaka yuko tunasenga ngo oya wihangayika ngendamera neza nuko ari ibitotsi ariko nimara kuryama nka ariko ibintu byose iyo byari tugomba kwitabaza isengesho none se madamu wagiye ureba mu mwanya wawe ureba n'uwanjye usanga nta mafaranga ariho reka ibyo sinabyitayeho nagendera ku mwanya wanjye ngo nta mafaranga ari utabyitayeho ubwo wasanga twese batadushyizeho ariko uzi ko ari byo biriya birashoboka ahubwo nzajya kubyisuzumira ndebe uzagenda ubirebe nzagenda mbyirebere kandi nzaguha raporo imeze neza ahubwo ntabwo amenye inama twakoze muri koperative yacu iri kuzamuka cyane iri gushaka gutera imbere noneho tugeze mu bikorwa by'ubuhinzi by'ubucuruzi tubivuyemo ariko bizakomeza kuko twabihaye n'abandi bantu babishinzwe abandi tugiye gukora ubuhinzi igikorwa cy'ubuhinzi noneho tugahinga imbuto imwe noneho twahisemo guhinga ibigori uzi ibigori amafaranga uyu munsi bifite uno munsi twabonye tuzajya tweza amatoni menshi y'ibigori twaneze tugatumira bariya abantu bafite imishinga yo gutanga ibiryo bakabijyana nka za pamu ni ukuvuga ngo koperative yacu rero umva igiye kuduteza imbere uzasanga nawe kandi amafaranga azavamo urabizi nzakugira mwiza abantu bose bazajya bagutangarira ariko rero nibyo kandi nawe nyine ntabwo wabura kwigira neza gusa ntabwo wibuka ku gashati kadara gutuguje ndakibuka uwo munsi mbona aka gashati narishimye ndavuga ati ariko mfite umugore wa mbere ku ariko isi ni ukuvuga ngo rero nta kintu tutakora erega burya njyewe naguhisemo mbizi ariko ngo abishyize hamwe nta cyabananira hari umuntu waririmbye ngo urukundo ruraryana kurusha igisebe cy'umufunzi abaga rero barakomeza ariko ntabwo yigeze abeshya urumva iyo abantu bari mu rugo bahuje umutima bajya inama nta kintu kiba kibananira oya aho kurusha umugore aba kurusha urugo niko bimeze ntabwo bizi se aho kurusha umugore aba kurusha urugo kandi burya ubukire buriya buri mu rugo bugaragarira ku mugore kandi nanone bugaragarira no ku mugabo kuko ntabwo bwagaragara ahubwo nkwibagirwe ugasohoka ameze neza ugasohoka umeze ntibibaho umva
bavuze ko umuntu ufite umugore mwiza amenyekana mu mudugudu wose kubera ko abantu bose baramumenye ariko natwe twaramamaye icyo nicyo bita urukundo nicyo mukundira rero dukomeze twibanire amahoro ubundi ababireba ntacyo twebwe tugezaho ahantu urukundo rwacu ruryoshye za ntambara zose zizo ubwo zizaturukaye umva rero nkubwire Lucky ikintu uzambwira kiriya gikecuru wenda umunsi cyagarutse hano cyangwa ukanagihamagara urumva uzakibwire ko ukuntu nageze muri uru rugo kitakuzi urumva kugira ngo ahangaha amakandagire ntabwo azi ukuntu nahageze uzamubwirira agende gakeya urumva hano uri umugore wa porofesa ariko nanjye ndi umugore mu mategeko urumva neza ariko mu mategeko wagize amategeko ndi umugore we mu mategeko ahangaha buri kimwe icyo ari cyo cyose gifiteho uburenganzira urumva ibyo ndabizi wivuye ukibwira rero ko gitera intambwe kinjira hano kijye gitekereza ko hano njye nasezerana ariko wambabariye ntiwongere gutukama ururoza umukecuru uburozi si bwo yaguhaye burihe niba bufite ubu se yaba aroga wari kumurushya bigeze yarawiri kumutesha namuruhije iki winyara ntabwo twabaye marina hano muri uyu mujyi wa Kigali twirirwa dusikaga tugurisha ntabwo nabaye marina niwe wananiranye soko urabyibagiwe wibagirwa ubonye umugabo none uhise wibagirwa ibyakubayeho ngo iki ubwo ntuzibagirwa byibagirwa ahubwo se wowe umva waramuwagize kumunanira iki none ngo ni n'urukecuru ubu se yaba aroga ukuntu wamuteshaga umutwe avuga ukamurusha ngiye mutesha umutwe ntaba yarakuvanye ukagira reka kumutesha reka uburozi si ubwica umuntu uburozi ni amagambo nk'ibyo bigambo byawe byose urumva ayo ngayo nibwo burozi ahubwo bunica mbere kurenza na bwa bundi bagugahita ushiramo umwuka ntihakagire umuntu n'umwe igihe uza kuntera iseseme anaho ibitabapfa antera kuruka nta muntu n'umwe nkigirira impuhwe umva habe n'umwe uyu niyo mpamvu reka nkubwire urumva mwese ngiye guhangana nawe umugabo wawe numvise yaparitse ngo mva sese ngo ikintu cyose ngo uzagikora muri uru ngo nzajya nkukubita ariko ubundi aho mugira nawe muramuzi aramaze kurugeza mu reka uzakabona nzagafata tuzarwana umva nkubwire uzibeshye unagerageze na gato ntunge n'urutoki icyo nzi cyo nkubwire umugabo wawe wenda ashaka kuzaza akaba ari we unyiyicira uzanabigerageze erega ntuntere ubwoba namaze kwanzura urusinga naruza akabuno nzagushishura ubuguru nkupite ndumva urabiseka se njye ndi guseka ariko se njye kubiseka umva ahubwo se wabigerageje ni ukuri pe ibitugu byonyine niba wumva ushaka gupfa uzibeshye gato untankuzeho n'izo njaba zawe ibintu rero mbona ibintu byadusenyera twarabirenze aho si ibintu bitagusenya ufite imyaka mikeya aho ninde wamena wibagiwe ba bandi bazanaga amagambo ngo bambonanye na runaka barasebye kubera ko wari umugore w'umutima wabirenzaga amaso icyo Imana yifatanyije ntawe ukibasha kugitanga wagitandukanye kandi twarasenze yes kandi niba ukabutari waraye ijoro waraye turi gusenga ariko burya Imana yari yakunyeretse Imana yari yakunyeretse burya ujya munsi warimbwiraga rero ko nkunda nanjye nari narayimperetswe neza Imana yakunyisha uko burya huye ariko uretse niyerekwa buriya Imana yagiye kumbishurira ko tukakundana nagukundana bikemera nabanje kuroba mbere na mbere ndabanza kuroba nsanga mbese atari wowe mbanye nawe nabonaga nzenze rwose nanjye nari meze neza niyo mpamvu wari ugiye gukerererwa gushaka bwararengaga cyane narabanzaga nkasenga ariko nkabaza Imana njyewe inzira nacamo urumva ikambwira ngo ihangane mwana wanjye nzaguhitiramo ariko gukererwa mubaza Imana nabyo byabitiyemo uzi ko bikerereza abantu benshi yego we yaguhitiyemo ariko bose ntabwo ari ko babigiramo amahirwe niyo mpamvu buriya hari abakobwa bagera mu myaka 40, 41, 45 bakarinda bacura ngo bategereje Imana kandi urabizi neza ko hari n'abahungu baba batereta ugasanga umunaniza saza ubwo niba Imana itaramusubiza kuki atakwifatira umwanzuro ariko burya bayicaye ku isezerano kandi reka nkubwire urumva burya ngo ukubaka nibyo akaba ari isezerano ry'abagore urumva iyo wubakiwe n'Imana hari ikintu cyakubakiye reba ukuntu Imana yatwubakiye reba ukuntu amagambo yagiye aturuka hirya bazana bahuguse ariko burya hari umuntu wajyaga nzana amagambo nkamenya kujya mu cyumba hari ahantu nkahita ndirimba ya ndirimbo ngo ngiye mu mukristo nzahora ndi nkahita nsubizwa intege mu bugingo nkahita numva urukundo ruraje kumbeho amagambo mabi ariko burya kumenya Imana byaraguhiriye wowe byaraguhiriye kuko ari umuhanuzi gusa dukomereze urugo rwacu
tube icyitegererezo abandi bantu bariya abantu bose baze babe icyitegererezo nibashaka bazaduha igikombe cy'urukundo hari ibyo biba bitwaye ahubwo n'abantu bazajya baza kutubaza ese mubana mute mukira gute natwe tubona impuguro zo kubahereza kubana amahoro ni ingenzi niko bimeze kurihanganana ni ingenzi muri iyi mpamvu ingo nyinshi zisenyuka ntabwo abantu baganira twumvikanishe gusenga ndabyumva ni byiza sibyo unagenda rwose nanjye nasigaraga ahangaha nsenga so rero ntabwo gusenga ari uguhamagara abantu cyangwa ari uguhamagara mwarimu cyangwa ari uguhamagara ngo soso ngo abadiyakoni gusenga njye nawe nituzaba tuba dufite akanya tuzaba tujya mu cyumba dusenga sibyo nibyo kuvuga ngo urampamagariza abantu ibyo bintu by'akavuyo rwose by'ikigare by'abo bantu umva bari ubyibagirwa ubyikuremo none se nakundi nyine ubwo ni ukugendera nyine ku cyo mushaka hano muri uru rugo ese urugo ko ari urwawe urumva narenzaho icyo uramutse ubyanze yego nibyo kuko ejo ushobora kugenda muri aba badiyakoni n'ibiki ejo ugasanga batangiye kukuncomeka bakuncomeka bamvugaho ibintu bitajyanye ugasanga ejo ugiye guhangayika cyangwa n'ibiki ariko ko nabwiye ko nashobora kumva amabwire ko mwizera nk'umugabo wanjye kucyumva yuko bazambwira nkabyumva ko ntabwo mba ngufitiye impungenge uzi ko ari wowe mfite nizera hano kuri iyi si abantu baraduhindutse baze rero umutakaje ari wowe nari mfite ni ikibazo ariko se ko mbona ibitekerezo byakubanye byinshi koko haba sheri nta kibazo ariko meze neza nta kibazo ni uko umuntu aba ari gutekereza ibintu byinshi ku kazi n'ibintu byose ntabwo nyine nta kundi byagenda ariko nyine ubwo reka ndebe nyine ko ntegura iby'umugoroba ahubwo se ubu ndongera guteka n'ibyo nateguye ku manywa koko oya tutabimaze koko ntabwo ari ngombwa niyo wagenda ukaza gutunganya neza biriya umubare wakoze ku manywa tukaza kubyiheranjaho nijoro nta kibazo sibyo ntacyo bitwaye ntibikuze sibyo mugore mwiza nta kibazo ariko nyine ubwo mana ibibazo biri muri uru rugo ni ukubisengera nubwo urimo urambwira ko nta kibazo ufite ngende kubibona pe ariko nyine nta kundi ubwo nta kundi nibite nako nta kibazo ndaza kumera neza kandi nawe ugerageze nyine kumva hafi sibyo se nese kandi izo nshingano zanjye nyine nta kibazo ntacyo bitwaye ahubwo ndumva n'umutwe utameze neza reka ndebe ukuntu nafata ku mazi hanyuma mushyire kumwe yo kuzanira oya ntacyo yuko mana umugabo wanjye nk'uko ni sinzi ibibazo afite pe ntabwo atuje wagira ngo afite ihungabana mana wambabare ko ukanyereka ibibazo byaba biri muri uru rugo ntaramenya kuko ibyo ari byo umva nkubwire soso tuzareba imbwa n'umugabo ngomba kukwereka ko nagutanze kubona izuba kandi nkakwereka yuko ndi mukuru kuri ariko imbwa ni wowe sore nguri mukuri kuri jye ukuriye iki se ahubwo wowe ukuriye ubusa wowe urumva nawe ukuriye uburaya ariko nimba ninda wowe wazagiye kuba inda nimba wumva biryoshye nimba wumva umugabo watakunyuze uzajya impamvu jyewe rero nagiye kwa pasiteri nuko ruriya rugabo rwe ntarukunda urumva neza nimba rero nawe wumva wenda atagushimisha nawe uzagende wenda hano hanze abagabo barahari uri bikiga wenda nk'igisaza mu nganya imyaka none ubugende nyine kijye ahubwo se mubaze pasiteri we wenda araguhagije cyangwa ufite n'abandi tutaramenya iyo ataza kuba mpagije mba narashatse ndarashimije cyane rwose ahubwo ubwo n'abandi urabafite nawe mbafite se bikurebaho igikaruko mwirirwa mwapanitse mwikorere mwagiye mureba ibibareba koko ibitabareba mukareba hasi wariyemeje muzangenda umva nushaka kungenda no kumenya uzarinda upfa utamenya urumva neza wenda kuzi ndakuzi ahubwo nuko ntekereje iki se nibutse iki se ni iki kizima watekereje ntabwo ndifite nyine ntabwo nzi ariko reka nkubwire raki ngiye guhangana nawe muri uru rugo umva n'ibintu nirangije nzagenda nanjye ubundi ntandukane n'umugabo ngo uhari uru rugo iyo abo bantu bicaga bakaganira rero bicaye bakaganira nta kibazo cyaboneka hagati yabo nta muzo wo gushara waboneka hagati yabo ariko uzi ko narangaye ariko se sheri urangwitse genda utegura icyo ushaka ntuzi se icyo umpaye cyose ko nyakira nta kintu nta na kimwe nakanga waba urakurangaranye
ngiye mu bya koperative ni ukutivugira aragabe yewe umuntu wayavuze naho ngaho ihutubanguke samura ihutubanguke ubwo no mu buriri mu kanya ndagukeneye ubone kabona karaje kurya imitsi y'urugo rwanjye kasanze inzuzi kajya ngo ngende mbabyishime urugo rwawe si rumariye ngo ndumariye niki nibura wakoze cyatuma ruva warugeze nibura ukazamuka hasi wowe ikintu wakoze cyatumye ruzamuka hano muri uru rugo ni ikihe wowe si imiti y'umugabo wanjye urya wawe ni pasiteri wanjye mu mategeko ariko urumva mu mategeko ni umugabo wanjye yawongeraho mu mategeko rero ntukazajya uvuga ngo umugabo wanjye ni umugabo wanjye ariko nawe ni umugabo mu mategeko gusa ariko nta handi wese ni umugabo wacu urumva hano mu rugo ni umugabo wawe mu mategeko ni umugabo wanjye ariko reka mubwire ikintu kimwe urumva hari igihe uriya mugabo azaza asange nawe urumva neza ndakwiyamye umva umva kubwiye hariya wikanze ngo wikanze nzakwiye kutahishwe umunsi umwe asange nawe kwishe ubundi bagenda nimba rero ukunda filimi zacu nk'umufana nyine dufashe ukore subscribe ikorwa inshuro imwe gusa nimba warayikanzeho ntiwongere kuyikanda abantu rero bafite akawunti ziri mu gifaransa aho handitse subscribe haba hari sabone uzajya yikanda rero kuko subscribe niho dukura ubushobozi rwose n'inkungu ubu duteye niho dukura nyine ubushobozi bwo gukora andi mavideo nimba ushaka ko twamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp tugukorera akazi kose